Yesu ashimwe bene data, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane, abatuye impande enye z'isi, abakunzi b'itabaza ry'amahanga, turabakunda, Imana ibahe umugisha. Nongeye kuza imbere yanyu mbashimira abagiye bakurikirana ijambo ry'Imana. Iyi cano yacu ibaha ijambo ry'Imana ritavangiye, niyo cano itaravangirwa kandi Imana izaturinde kuvangirwa. Ni ukuri ndabashimira abakurikirana ijambo ry'Imana, nta kindi cyampagurukije, ntabwo ari amafaranga agiye nzi gucuruza, nahaguruka ngacuruza aho kugira ngo nze guhahira kuri YouTube, nza kubeshya abantu cyangwa nza gukora amanyanga ayo ari yo yose nk'aya manyanga ndiho mbona abantu bakora. Abakozi b'Imana benshi bamaze guta umurongo kubera amafaranga ya YouTube. Rero nshuti z'Imana, jyewe nahagurutse nshaka kugira ngo mvuge ubutumwa bwiza, mpumurize abananiwe, abarushye umutima bahumurike, abacitse intege bongere basubiremo imbaraga. Jyewe nicyo nabifuriza. Kandi turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe bigoye, turi mu bihe by'iherezo, turi mu gihe cy'iherezo nshuti z'Imana. Rero nababwira inshuti z'umusaraba, ntimurangare, ntimurangazwe n'iby'isi, ntimurangazwe n'aba bantu biyita abantu b'Imana atari abantu b'Imana. Ubundi umuntu w'Imana ntabwo ahahisha gusebya abandi, ntabwo ariko bimera. Ubundi umuntu w'Imana arikomeza, yabaciye mu butayu akabucamo, akarindira Imana. Twese twaciye mu butayu, kandi umuntu aca mu butayu akihangana, akarindira Imana mu gihe izamugirira neza. Kandi mu gihe uri guca mu butayu ufite amaboko n'amaguru, ugomba gukoresha amaboko yawe, icyo ubonye ugatungisha umuryango, ariko utagiye guhemuka. Abantu rero ntabwo bacyanga guhemuka, abantu benshi bagurishije agakiza kugira ngo bakunde babeho. Abantu bariho baratanguranwa imigisha mu buryo butandukanye, kandi imigisha itari mu nzira nziza. Iyo umuntu yihandagaza, tuvuge nk'umudamu, agashaka urugo, ejo akaba ararushenye, yarangiza akajya kuri YouTube akandagaza umugabo bashakanye. Ntabwo bikwiye. Niba urugo rukunaniye, ibyo ndabyumva, birashoboka, bibaho. Urugo rushobora kukunanira, ariko ntabwo ukwiye kwandagaza uwo mwashakanye, uvuge na kari murori. Oya, ntabwo bikwiye. Wa mugore we, niba ugiye gushaka umugabo urugo rukakunanira, wiza kuvuga idonide uko byagenze n'umugabo wawe. Mwataye agaciro, mwataye ibanga ry'abagore. Ntabwo bikwiriye ko umuntu w'umugore ajya ku gasozi kubwira isi yose ko yaryamanye n'umugabo, ibyo baganiriye, ibyo bavuganye. Urabivugira iki? Wa mugabo we nawe ujya kuvuga umugore wawe, muriho murandavura. Abanyarwanda muriho mwandavurira kuri YouTube. Jyewe niba hari ikintu kimbabaje, birambabaje ibintu abanyarwanda bariho bakora. Mw'abanyarwanda mwe mutaye agaciro, mwitesheje agaciro, maze mukakirwa n'abantu bakabakuramo, bakavugisha n'ibyo mudakwiye kuvuga. Ntabwo bikwiriye. Iyo uriho usebya umugabo wawe mwashakanye, mwabyaranye, uba uriho usebya n'abana bawe. Ese abo bana bazagukunda gute uriho usebya se wababyaye? Imana ikora ibitangaza koko. Imana ishobora kukugirira ubuntu, umugabo wawe agapfa, wowe ugasigara. Ariko ntabwo ukwiye kujya ku karubanda ngo umusebye. Ntabwo ukwiye kumusebya ufite abana. Ukwiye kugirira aba bana mwabyaranye, ukabaha agaciro, kuko iyo uriho usebya papa wabo, uba uriho usebya n'abana wabyaye.
ntabwo ari byo, ntabwo bikwiriye. Abamama nimwiha agaciro, nimwiha agaciro. Ubwo bufaranga babashukisha kuri YouTube ntabwo ari byo, ntabwo bikwiye. Tanga ubuhamya bwiza bugira icyo bufasha abantu, ariko ujya gusebya uwo mwashakanye, ujya gusebya uwo mwashakanye. Noneho hariho n'abantu batanga ubuhamya butari bwo, butigeze bubaho. Yewe maze kubavumbura, benshi maze kubamenya. Umuntu akajya agatanga ubuhamya, atanga ubuhamya bw'uko bari ababikira bamaze kuba benshi, bamwe atari byo. Abatanga ubuhamya yuko bakize sida zitarakize, nta barahari, ndabazi. Ariko mu minsi ishize hari ijambo Imana yampaye, nararivuze, ijambo rikomeye. Imana ivuga ko igiye kubasiga amayezi mu maso. Abantu bariho bavuga ibintu by'ibinyoma kugira ngo bahahishe urwo rurimi rwabo. Narabivuze, muzabisanga nko mu ijambo, ndumva ari nk'icyigisho cya 4 ntangiye YouTube, ndumva ari icya 4 muri Maraki igice cya 2. Bizabasiga amayezi ku maso, bazayoranwa nayo. Birirwa babeshya. Imana yavuze itavuze, Imana yavuze itavuze, Imana yakoze ibitabikoze. Abasigaye biyitirira ku gikuzimu, aho ntibagira ingano. Ariko noneho Mana yanjye, yewe rwose Mana, bariya sinyambatabona umwanya. Ariko umbwiye ko yagiye mu ijuru, byibura ndayireba nkanayirangiza, nkiyumvira n'ukuntu byibura yagiyeyo. Birashoboka kuri ryerekwa ryawe. Ariko abantu bose basigaye bajya ikuzimu, bakaza kuvuga amakuru y'ikuzimu. Niba bariho bajyayo, bari abantu bose mubona bajyayo koko baje gutwara abandi, murebe neza namwe batabatwara. Baje kwigisha uko bajya ikuzimu. Amakuru y'ikuzimu ntabwo tuyakeneye, dukeneye ay'ijuru. Ikuzimu ntacyo hatumarira. Ariko uje avuga y'ijuru, we mutega amatwi pe. Nshuti z'Imana, nimube maso, nimube maso. Abamama nimwiyubahe. Abagabo bibasebya namwe ngo mubasebye. Oya, umugabo araje kuri YouTube avuze ibyapfuye n'umugore, avuze uko baryamanye, avuze uko bagenze, avuga ibiki n'ibiki. Nawe uraje uti nanjye reka mwishyure. Ibyo bintu ni ibiki Banyarwanda, Abanyarwandakazi? Ko bidakwiriye, ntabwo bikwiriye mu bana b'Imana, ntabwo bikwiriye. Kandi ababikora benshi bitwa abana b'Imana. Niba urugo rukunaniye kurwihanganira, waretse gusebya uwo mwashakanye. Ese niba yarabikoze da, wakwicecekeye ko Imana ariyo mucamanza? Abubwira amagorwa yawe ni koko, nibaguha amafaranga. Ariko icyo kintu ntabwo kizasibangana mu mitwe y'abantu. Icyo kintu ntabwo kizasibangana mu mitwe y'abana bawe. Umwana naho mwamaze kubyarana umwe, azakura ibyo bintu azasanga byaravuzwe, bizamutera ipfunwe mu bandi bana. Hanyuma umuntu akajya akavuga ngo abana baramwanze. Abana bagukunda gute warabashebereje se? Nubwo yaba yarabaye mubi, ariko ni papa wabo. Nubwo umugabo yaba mubi, ni papa w'abana bawe. Ntukwiye kumusebya, ntukwiye kujya kuri YouTube ngo umuvuge uko ari n'uko atari. Ntabwo bikwiye. Mw'abamama mwe, munkundire mbahanure, ntabwo bikwiye. Ushatse umugabo, mubyaranye abana 4, abantu uragiye urabasize, abana bahindutse za mayibobo. Ukajya kwirirwa uvuga uko byagenze. Abo bana bazagukunda gute? Ntabwo abo bana bagukunda.
nsigaye mbona n'ababyeyi 6 batanu, ariko ingeso wihanganiye mukagera mu bana 6, wa mugore we, wa mugabo we, ni ikihe kintu udashobora kwihanganira mukajya kubabaza abana bigeze aho ngaho? Ese kuki mutatandukanye byibura mubyaye rimwe basi mukababaza ubumwe? Birashoboka, birashoboka. Hari igihe ushaka umuntu ukavuga uti uyu nguyu nitubyarana 2 noneho bizaba ibindi byibura, ariko ntujye kubabaza abana 6 basi hakababara ubumwe. Ndabizi gutana n'umugabo birababaza pe, kandi burya ntawe ujya gusenya bikunze. Ariko noneho muri iyi minsi bantu muriho mushaka, bagabo muriho mushaka, hari ababigize bizinesi. Akuwara yabona ufite amazi 2-3, ufite n'akamodoka, agakora umubare akavuga turiya muhungu nubwo ntamukunda ngiye kubana nawe, nihashira amezi 5 ntandukane nawe tugabana. Agakubita umubare akavuga ati nzaba maze kumukuraho igishoro, nitugabana ziriya nzu nzambonye igishoro cyanjye, ngende nigire mu zanjye. Ibyo mubimenye, ibyo biriho. Ikindi, kubera iki abamama bo muri iyi minsi y'imperuka mutazi kwihangana? Umugabo ntabwo akubise, umugabo yakugaburiye, umunsi umwe ngo atashye atinze ngo urahambiriye uragiye, uragenda ujya hehe? Uzi ibyo nyoko yihanganiye wa mukobwa we? Uzi ibyo nyoko yihanganiye wowe uvuga ngo umugabo yatinze urahambiriye uragiye? Kandi hakabaho n'igihe ushobora kumurenganya ngo araraye da. Urara 2, 3, 4 umuntu akaza akamwakira, ntabwo basazanye? Barahari abagabo bagendaga bakajya mu bagore, akaza umugore akamwakira amaze iminsi 3, akaza akamwakira akamwihanganira, urugendo rugakomeza. Kuki mwebwe mutakihangana? No kubera iki? Ikibabaje no mu nzu y'Imana birahari. Ese Yesu azaguhanagura amarira yayo? Wowe udashoboye kwihanganira uwo mwashakanye, wa mugabo wowe kuki udashobora kwihanganira umugore mwashakanye? Erega abantu bose ni bamwe, kandi iyo ujya gushaka ushaka umugore mutareranywe, mutakuranye, ntabwo uzi imico ye, muhuriye hariya murashakanye, ntuzi yaturuka, ntuzi uko yarezwe, ukaza ugashyira mu nzu, nawe ntakuzi, ntabwo muziranye. Mwamara kubana rero ukabona uyafite utugeso twe, undi afite utugeso twe. Kuki utabasha kutwihanganira nawe ngo abashe kukwihanganira, urugendo rukomeze? Uzabona marayika hehe? Umuntu wese afite ibye, buri muntu wese aba afite ingeso ye. Gusa n'abariya mubona basazanye ntabwo biba ari tambara 100%. Umuntu wese aba afite aho yakuriye, umuntu wese aba afite ibyo yihanganiye. Hari uwihanganira ubwo businzi, hari uwihanganira ubwo busambanyi, ndetse hari n'abagabo bajya bihanganira ubusambanyi bw'umugore, akamwihanganira, akaba abizi yuko amuca inyuma, ariko akamwihanganira akavuga ati simbabaza abana banjye. N'abo bagabo nabo bajyaga babaho, ubu simbizi ko bakihari, ariko bajyaga babaho. Niwo mugani mwajyaga mwumva bavuga ngo abanyarwanda bose barasa, ngo nako ngo abaturanyi babyara abana basa. Umugabo akajya guhaha runaka, umugabo mugenzi we akaza agasigara inyuma y'urugo rwe,
yazajya kubyara akabyara umwana usa na wa muturanyi, umugabo akabireba akabyihorera, bagakomeza bakubaka. Ibyo byabagaho. Kuki kwihangana ko muri iyi minsi kwabuze? Kandi abo mwumva bari abapagani. Noneho ikibabaje, abariho bananirwa kwihangana ni abantu b'Imana. Kuki mutihangana? Kuki utihanganira mugenzi wawe amakosa ye? Kuki utamwihanganira ngo umusengere wenda bizahinduke? Kandi ko byahinduka. Ushobora gusengera mugenzi wawe ku ngeso wamubonyeho, kandi Imana ikazagenda ibigenza neza, akazahinduka, urugendo rugakomeza, ntimubabaze abana. Birababaje kuba abisi bariho bakora ibintu nk'ibyo, bakababaza abana babyaye. Namwe barokore, mwitwa abantu b'Imana, mwitwa abakozi b'Imana, mukakora ibintu nk'ibyo, mukababaza abana mwabyaye. Uko ni ukwikunda. Iyo ufashe abana ukabasiga waramenye Imana, kuba ari ukwikunda. Iyo umuntu akiri umupagani hoda ararakara, ugasanga nyine urugo ararushimye kubera ko nta mwuka wera afite umufasha. Ariko noneho uri mu nzu y'Imana, umuntu wamenye Imana, mudafitanye abana sawa, ndabyumva. Niba udashoboye kwihangana agenda, kuko nta n'ubu uri bubabaza. Ariko ndiho ndagaya abantu basiga abana bababaye. Ariko niba unafite n'ubushobozi bwo kubatwara, ariko umenye ko batesheje se, agahinda abo bana bafite ntushobora kukumva mu mutima wabo. Agahinda ko gukura udafite umubyeyi uzakambaze. Nakuze nsanga ntafite papa. Papa yarasigaye i Rwanda, ariko batandukanijwe n'intambara. Papa yarasigaye i Rwanda, mama arahunga, ahungana na mama we. Nakuze nsanga nta mubyeyi w'umugabo uri mu rugo rw'iwacu. Icyo gikomere naragikuranye. Nabonaga umugabo utambutse wese, kuko bambwiraga ngo papa arirabura. Nabona umugabo utambutse wese wirabura nkiri umwana, nkagenda nkamufata nkamuganiriza, nkumva ni papa wanjye. Birababaza. Mwaretse kwikunda, mugakunda abana mwabyaye. Mwakwihangana. Ababyeyi muri iyi minsi y'imperuka, murikunda, mwabaye ibisambo. Uribabarira ariko ntubabazwa n'abana wabyaye, ugiye guhemukira, ugiye kubabaza bene ako kageni. Birababaza. Uriya mwana akura ababaye. Aba bana usiga bakura bababaye. Byambaho nyiri umupagani, ariko ntibikakubeho warakijijwe. Nta juru waba uriho ujyamo, ntaryo, nta juru. Uba udashoboye kwihanganira uwo mwashakanye, mubyaye kabiri, mubyaye gatatu, mubyaye kane, mubyaye gatanu, uti ndahagurutse ndagiye nsize abana, uti sinshoboye kubyihanganira. Ni ibiki utihanganira bibaye bishyashya utabonye ukigera muri urwo rugo? Icyo utakwihanganira utabonye muri urwo rugo ni igiki? Ese ko ushobora kugenda kandi wenda byari hageze ko umugabo wahinduka? Birashoboka ko ugiye kandi hari hageze ko Imana ikora. Birashoboka ko wabaje abana kandi hari hageze ko mujya mu munezero, Imana igiye kubahoza amarira mwaritse. Ariko ukagera gutyo ugahaguruka ukagenda.
ugasiga abana bagasigara bababaye. ntabwo bikwiye. noneho hateye abahanuzi baza bagahanura ngo uyu mugabo si uwawe. ni gute waba ubyaye 5, ubyaye 3, ubyaye 2 bakakubwira ngo uyu mugabo si uwawe, ugahaguruka ukagenda? Abahanuzi nabo bareze. Jyewe hari uwo nibone batandukanije. Akakubwira ngo umugabo si uwawe ukabyemera. Wa mugabo akakubwira ngo umugore si uwawe ukabyemera. Iryo ni irari. Hari igihe kigera umugabo akareba umugore akavuga ngo singikwiranye nawe, ngo nkwiye gushaka undi. No mu bapasiteri birimo, umupasiteri akagera ahantu aho amaze gutwara imodoka nziza, yareba umugore yashatse akavuga ngo ntabwo tukiberanye. iyi si batesheje ijuru, iyi si bakuye mu gakiza, ibyo muzi ko bizabagaruka? Ibyo muzi ko bizabahinduka? Bizabahinduka. Abantu bazi ko ijuru ari ugupfa kuryirukankamo gutyo. Nimwihangane, mureke kubabaza mwashakanye. Ihangane, ureke kubabaza abana bawe. Ihangane, usenga Imana izaguhindurira uwo mwashakanye. Kandi niba bibayeho mukaba mutandukanye, mwijya gushyirana ku gasozi ngo isi yose imenye ibyo mwapfuye, mugirira ibanga. Niba gushyize ku gasozi, wowe ceceka. Murirukira kujya gushyirana ku gasozi, ariko ntabwo mwari muzi yuko no muri uko gutandukana Imana yazongera igakora igitangaza, mukongera mugasubirana. Mwasubirana gute se mwamaze gushyirana hanze? Kwezi YouTube nazo wagira ngo zirimo amarozi, ntawamenya ibirimo. Nshuti bene data, niba ukijijwe kizwa umaramaze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo niba udashyushye cyangwa ngo ubire ngo ngiye kukuruka, nta kazuyazi mu ijuru kazabaho. Nta wafashe impu zombi mu ijuru uzajyayo. Inzira ni yayindi ifunganye. Inzira ifunganye ni ukwihanganira uwo mwashakanye. Inzira ifunganye ni ukwihanganira umwana wabyaye. Inzira ifunganye ni ukwihanganira na wa muturanyi wakuzengereje. Inzira ifunganye ni ukwihanganira imibabaro y'iyi si. Inzira ifunganye ni ukwihangana. Iyo utagira kwihangana, ya nzira ifunganye uba wayitaye. Wagiye mu nzira nyabagendwa, wagiye mu nzira y'igihogere, ya yindi igendamwo abantu bose, ya yindi igendamwo abasambanyi, ya yindi igendamwo abasinzi, ya yindi igendamwo ibirara byose. Inzira ifunganye irabananiye. Inzira ifunganye wumva niyo. Inzira ifunganye nuko umugabo aza yasinze ukamwakira. Inzira ifunganye nuko ajya aguca inyuma ukabyihanganira. Ntuhite ugenda ukamusengera, Imana ikazamufataho ikamuhindura agahinduka. Iyo niyo nzira ifunganye. Inzira ifunganye no kwihangana. Inzira ifunganye no kwihangana. Inzira ifunganye no kwihanganira inzara. Inzira ifunganye no kwihanganira ubushomeri. Inzira ifunganye no kushomera ntujye kwiba.
inzira ifunganye ni uko ushomera ntujye gusambana. Inzira ifunganye ni uko wari ufite akazi keza ukagatakaza, warangiza ukajya ku kazi kawe ukajya gukoropera umuntu kugira ngo ubone icyo abana barya. Iyo ni inzira ifunganye. Inzira ifunganye ni uwo mubabaro ucamo. Rero ab'iki gihe ntabwo bashaka umubabaro, ntabwo bashaka guca mu mibabaro, ntabwo bashaka guca mu bintu bigoye. Barashaka ibintu byiza, barashaka ibirabagirana, barashaka ibyo nakagezeho nawe abigereho. Kandi abantu b'iki gihe ni abanebwe, ntibashaka gukora. No munsi y'Imana abantu ntibashaka gukora, baririrwa batekinika. Abapasiteri benshi baririrwa batekinika. Nzi umuntu watekinitse ku mupfakazi, amutwara imodoka, aca ku muntu, aragenda abwira wa mupfakazi ati jyewe nabonye iriya modoka yawe ugomba kuyitanga. Nta mupfakazi aramubwira ati se, ati ndabyemeye, jyewe nubaha Imana, iyo modoka se ndayitanga ndayihande. Ati genda usenge. Buke yaragaruka aramubwira ngo yewe ngo nabonye ngo uyiha ngo umupasiteri naka. Wa mupfakazi yafashe ya modoka yiha wa wundi. Arongera ababonye ya kabiri. Ibaze nawe. Abantu b'iki gihe ni abanebwe. Niyo mpamvu ariho abagore ku rurimi kugira ngo babone indamu. Ntabwo bashaka gukora, barashaka ibintu byoroshye. Ugasanga umusore afite Bibiliya aririrwa agenda, ngo Imana yamubujije gukora, akirirwa agenda. Kandi akaza akirirwa asabiriza icyo kurya. Ari umusore ufite amaboko n'amaguru. N'abakobwa nuko bakirirwa birukanka bakava ku musozi, ngaho kizabona, ngaho kanyarira, ngaho garuka ngo utabare, ngaho banguka ngo utabare, ngaho hehe, aho hose. Kandi niko bahurira n'abahanuzi bababeshya, babaha amasezerano y'ibihuri, amasezerano atazasohora. Akava ku musozi ajya ku wundi, ajya kumva abahanuzi. Abantu ntibajya kuraguza mu bapfumu, ahubwo basigaye baraguza mu Mana. Ibyo byose Imana irabibona. Irabona uwo musozi uvaho ujya ku wundi, ko atari Imana uba ugiye gushaka, uba ugiye kumva ibyo bakubwira. Iyo nzira ifunganye warayanze. Erega usenze nawe Imana yakubwira, ntawe Imana itabwira. Imana ishobora kugusanga mu nzozi ikakubwira, ahubwo ibyo ikubwiye ntabwo ubyemera, nta nubwo ubiha agaciro. Ariko Imana iravuga, ivuga rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu ikakubwira, ariko ntabwo ushaka kumva ibyo ikubwira, ahubwo urashaka ibiryoheye amatwi yawe. Imana irakubwira kwihana, nawe ukirukanka ujya gushaka umugabo ikantarange. Urava ku musozi ujya ku wundi ngo wumve icyo bakubwira. Ariko hari icyo Imana